Waruzi uburyo amatara yihariye ayobora bisi azajya akora? Muri aya mashusho, bisi zigeze ku matara ayobora imodoka. Zihise zinjira mu gisate cyazigenewe zonyine giteganye na rya tara riziyobora. Izindi modoka zirabererekera iki gisate cya bisi, ntabwo zigikoresha. Bisi zigeze muri iki gisate, itara riziyobora rizemereye kugenda mbere y'izindi modoka. Ibi biratuma zihuta kuko izindi modoka zazihaye umwitangirizwa. Bisi ziragerayo vuba, zigaruke vuba, maze abagenzi bagenda muri bisi bakomeze kuzibona vuba, zibatware zihuse, neza, zikeye kandi zitekanye. Nawe tangira gutega bisi uyu munsi, maze turindane jam. Ibihe byiza kuri ukurikiye The Bridge TV, nanagushimira kandi subscribe kugira ngo twubake wa muryango mugari duhuza n'amasomo, inama za buri munsi ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino. Nanakubwira wowe utarakanda subscribe kugira ngo uyikore, buri kiganiro cyose, amakuru ndetse n'amasomo tugenda tunyuzaho buri munsi ajya abasha kukugereraho ku gihe. Ni ibisanzwe rero muri kumwe nanjye Kivu West. Hirya no hino rero, yaba mu gihugu, mu karere ndetse no ku isi, haba hari amakuru agiye atandukanye. Akaba ariyo mpamvu ugomba guhorana natwe kugira ngo umenye aho ibintu biri kugana. Uyu munsi rero reka mbabwire yuko ngira ngo mwabibonye muri video tumaze gushyiraho, hashyizweho uburyo bushya bw'uburyo bagiye kujya batwara abagenzi, cyangwa uburyo bwa rusange bwo gutwara abagenzi muri Kigali. Ubu bwahindutse, basizeho uburyo bushya bwo gutwara abagenzi buvuguruye, butari busanzwe bukoreshwa. Ngira ngo mwabibonye nubwo abantu benshi batabivuzeho rumwe, kubera yuko harimo amategeko azajya agonga abantu batwara abagenzi mu mujyi wa Kigali bikorera ku giti cyabo. Abantu batwaraga abagenzi nyine, ariko imodoka akaba ari izabo. Ubu ngubu rero harimo amananiza menshi, kubera yuko hari amategeko amwe n'amwe azajya agenda bagonga. Nk'itegeko rya mbere ni uko ubu ngubu imodoka yose y'umuntu ku giti cye wikorera, azajya yiyandikisha n'iyi sosiyete cyangwa n'uyu mushoramari watsindiye rino soko muri Ecofleet, niweho azajya yiyandikisha. Hanyuma bitewe n'uko akora, n'uko intego basizeho ari kuzigeraho, nibwo azajya yishyurwa amafaranga. Bizajya bimera nk'aho yakodesheje imodoka ye, hanyuma yishyurwe bitewe n'uko intego z'iyi kampani yasizeho yazesheje. Ukuntu bizajya biba bimeze rero, nta modoka izaba yemerewe kurenza iminota 10 ihagaze muri gare, cyangwa ngo irenze iminota 3 ku cyapa ihahagaze. Mu gihe ibyo bitujujwe, amafaranga wakoreye, ubwo niba mwaravuganye kukwishyura ku kwezi cyangwa ku cyumweru, ubwo hatavuzwe uburyo bazajya bishyurwamo, ntago bazajya bakwishyura. Ibibazo bihari rero ni ibi ngibi: abantu bafite imodoka zabo, urumva ntago byumvikana, kubera yuko ushobora kuba ufite uburyo bwawe batwaragamo abagenzi. Niba amategeko yaje avuga yuko utemerewe kurenza iminota 10 muri gare, iminota 3 ku cyapa, cyangwa ngo ubwire abagenzi utwaye nabi, aho bizibazwa ngo ese ayo mafaranga, kwa dukunda kubona impaka nyinshi cyangwa ibibazo byinshi bikunda kuza hagati y'abashoramari ndetse na leta, ugasanga bari kuburana, cyangwa haracyarimo ikibazo cy'uburyo abantu babishyura. Tuzi uko leta ikunda kwerekana ibibazo byinshi mu kwishyura abashoramari. Nicyo kibazo rero gihari cy'ukuntu aba bantu bazajya bajya munsi y'amategeko cyangwa bakayakurikiza kugira ngo bazishyurwe. Ubwo bizajya binanira, amafaranga ye azajya ayatakaza. Ngira ngo rero mwabibonye, basizeho igishushanyo mbonera cyangwa sample y'uburyo imodoka zizajya zitambuka. Ikindi kintu kidasanzwe kirimo ni uko ziriya modoka ari amabisi, azajya agira side yayo yonyine. Ngira ngo abantu mwabonye iriya video, mwabonye ko hari igisate cyanditsemo bisi only. Kiriya gisate rero nicyo kizajya gicamo izi modoka zonyine gusa, izi bisi. Hanyuma n'ibigendanye n'amatara ayobora ibinyabiziga, amatara azajya yaka mbere yemerera ibi binyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, nibyo bizajya bitambuka mbere buri gihe. Bivuze ngo rero bakoze ibishoboka byose kugira ngo ikintu kijyanye n'ingendo mu mujyi wa Kigali cyitabweho. Ikindi mwabonye yuko bari gukoresha agasiro kavuga ngo gutega bisi ni flex, cyangwa bisi ni flex. Ubu rero ni ya gahunda rero ya turindane jam, cyangwa turindane ambutiyage, akavuyo kaza mu muhanda gatewe n'ibinyabiziga byinshi. Urabona biri gutambuka uri muri bisi, imodoka no ya rukundu zo zidepansa zikigendera, bitewe nuko
bisi nyine ntago wabona ukuntu utambuka mu bantu bangana kuriya, ubwo hazirindwa ikintu bita ambutiyaje cyangwa akavuyo kaba kari mu muhanda. Ikindi uzajya wita kubera yuko ibyapa biyobora bizajya byemerera izi bisi gutambuka mbere. Ngira ngo rero mwabibonye uriya wari uri muri iriya video, ni umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya, ubwo yasobanuriraga abanyarwanda uko imodoka zizajya zitambuka. Ngira ngo sample mwayibonye rero, mu mihanda imwe n'imwe ya Kigali hagiye gutangira gukurikizwa ari amategeko, ndetse n'izo modoka ubu zahageze. Ngira ngo ni ubundi buryo bushya bwiza buzaca akavuyo. Ikindi kandi buzaca n'ikijyanye n'iyangirika ry'ikirere, kuko nabonye hatangijwe n'umushinga mushya wo kuzana imodoka nshyashya z'amashanyarazi mu Rwanda. Amakuru aba ari menshi hirya no hino rero, by'umwihariko ariko reka duhite tubabwira n'inkuru ije muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, tariki ya mbere y'Ukuboza 2025. Inkuru mbi ku Barundi kubera yuko uwo bita Koloneli Manirakiza bakunda kwita Gifaru, hamenyekanye amakuru yuko amaze kuraswa n'ingabo za FARDC. Ni ingabo bakoranaga, murabizi yuko Abarundi bakorana na Kongo ngo mu buryo bwo gukomeza guhashya umutwe wa M23 cyangwa kuwirukana. Yango murabizi ko igihugu cy'u Burundi na Kongo bafitanye imikoranire ya gisirikari cyangwa y'umutekano yo gukomeza kwirinda no guhashya M23. Bivugwa ko rero mu ijoro ryashize uyu nguyu Gifaru cyangwa Manirakiza yari ari mu kabari kari mu gace ka Uvira. Ngira ngo murabizi yuko ingabo z'Abarundi zakomeje kugenda zisatira Uvira, zagiye muri Uvira zigumamo kugira ngo zikomeze gukumira ko M23 yazagera ikangiza bimwe mu bikorwa remezo biri muri Uvira, ndetse n'izindi nyungu ziva muri Uvira zijya mu Burundi. Ngira ngo murabizi yuko hari ahantu muri kari agace ka Uvira bavuga yuko hari amabuye menshi y'agaciro, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nyine bikomeza kuba byajyana ubukungu mu Burundi. Abasirikari rero bo mu Burundi bagiye muri aka gace ka Uvira mu buryo bwo kuhategera M23 ngo itazahinjira ikaba yahambura igihugu cya Kongo, hanyuma ikigarurira ibyo bikorwa byose bihakorerwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni muri urwo rwego rero uyu muyobozi rero Koloneli Manirakiza bakunda kwita Gifaru, niho yari ari kunywera ngo mu kabari gahari mu ijoro ryakeye. Ntago icyo batari bari kumvikana, kuko bavuga yuko impamvu bamurasha ari byo batari bari kumvikanaho ntikiramenyekana. Ubwo rero ngo bahamukuye muri ako kabari bamujyana muri metero 300 uvuye kuri ako kabari, baza kumurasa. Muri iki gitondo rero cyo kuri uyu wa mbere, abari bari kumwe n'uyu mugabo Koloneli Manirakiza bose bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo batange makuru yo kuri iryo raswa ryabaye muri iri joro ryo kuri uyu wa mbere.